Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi umunsi n'ejo bigakunda. Muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biba byanze ariko ejo biba bizakunda. Muri aka kanya rero tukuzaniye amakuru agezweho by'umwihariko nyine hano mu Rwanda, amakuru aramutse avugwa aka kanya. Hari amashusho ya Eric Semuhungu aryamanye n'umusore mugenzi we yongeye kurikoroza nyuma y'uko uyu muhungu agarutse mu Rwanda akikoma abo yita ko bayashyize hanze. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye nk'uko uri kubibona kuri aya mafoto ari gutambuka muri iyi nkuru. Turaza kukubwira byinshi birambuye kuri iyi nkuru y'uyu Semuhungu Eric. Mu karere ka Rulindo hari icyo RIB yavuze ku munyeshuri wakubiswe akajya kwa muganga banamuciriyeho ijipo. Byose turaza kubikubwira kimwe n'andi yose tutakubwiye, turaza kubikubwira ku buryo burambuye. Ni amakuru ndetse n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV usabwa kujya ukurikirana umunsi ku munsi. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe ndetse ugafungura na notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, muhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga amashusho ya Semuhungu aryamanye n'umusore yongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho ya Eric Semuhungu aryamanye n'umusore mugenzi we yongeye kurikoroza nyuma y'uko uyu muhungu agarutse mu Rwanda akikoma abo yita ko bayashyize hanze. Mbabazi Shadia Shadibu na Uzabakiriho Spiriye Jihad bashyizwe mu majwi na Eric Semuhungu, bamaganiye kure ibyo aherutse gutangaza ko aribo bashyize hanze amashusho ye aryamanye n'undi musore. Akigera mu Rwanda, Eric Semuhungu yagiye ku mbuga nkoranyambaga asobanura ibyatumye yirukanwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akomoza ku mashusho ye yagiye hanze ari gukora imibonano mpuzabitsina n'undi musore. Semuhungu yavuze ko yakuwe muri Amerika bitewe n'ibibazo by'ibyangombwa bye green card ndetse ko atari yemerewe kugumayo nyuma y'urupfu rw'umugabo we. Ku bijyanye n'amashusho ye yasakaye ku mbuga nkoranyambaga muri 2020, Semuhungu yashyize mu majwi abarimo Shadibu Jihad n'uwitwa Kadete uba muri Amerika, avuga ko aribo bamuhemukiye cyane bagasakaza aya mashusho. Shadibu na Jihad ubwo bari mu kiganiro cyanyujijwe ku rubuga rwa X bavuze ko ibyo Semuhungu abashinja ari ibinyoma byambaye ubusa, ahubwo ari we wakoze amakosa yo kwifata ayo mashusho akayaha abandi bantu yitaga inshuti ze, bikarangira akwirakwijwe ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Eric Semuhungu akomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook. Nta wundi muntu wabaye ikiganiro usibye Eric Semuhungu, dore ko nyuma y'uko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bagiye bavuga byinshi bati yirukanwe kubera ibikorwa birimo gusambanya abana b'abahungu by'umwihariko batoya. Ibi byose akaba yarabihakanye ndetse we ubwe yivugira mu kiganiro ko agiye gushyira hanze abantu bose baba baramuvuze kuri ibi byose. Avuga ko agomba kuba abajyana muri RIB kubera ko ngibyo bavuze byose byari kumuharabika, ndetse avuga ko yiteguye kujya kubarega. Ntabwo tuzi ikizakurikiraho kuko mu bavuzwe harimo n'aba Diskerema, umwe mu banyamakuru bakomeye by'umwihariko abakunze kuvuga ama operasiyo akomeye cyane, ama operasiyo rwose uba utasanga ahandi. Uyu Diskerema nyine usanzwe ukora ubushakashatsi ku nkuru zimwe na zimwe yarangiza akazana icyitwa ubwino. Uyu nguyu yari yarakoze inkuru kuri Eric Semuhungu. Uyu nawe rero Semuhungu Eric akigera mu Rwanda yaravuze ati mwese aba YouTubers, mwese abanyamakuru, mwese Inyarwanda, mwese Igihe, mwese ndabajyana muri RIB kubera ko ibyo mwakoze n'ibyo mwamvuzeho byose binyuranyije n'amategeko. Mwaransebeje bikabije ku rwego ntashobora kubyihanganira. Amafoto ye rero akaba yongeye kurikoroza, ndetse Ingabire Shadia ndetse na Jihad bakaba barakoranye ikiganiro kuri Twitter, baravuga bati ibyo wigira byose amabi yawe niyo agutamaza. Ntabwo umuntu nkawe wakabaye waravuyemo umuhungu mwiza, wakabaye waravuyemo umusore mwiza, wakabaye ukora ibi byose. Uyu nguyu Eric ni umwe mu bamamaye cyane mu bijyanye rwose no kuba, dore ko yari afite umugabo ubwo
ntumbaze iyo umuntu avuze ngo afite umugabo kandi nawe ari umuhungu cyangwa se ari umugabo, ubwo nyine icyo baba bashatse kuvuga uhita ucyumva, nyine yari afite umugabo ariko nyine ni muri bya bindi twita ubutinganyi. Uyu nguyu we yabigiyemo byeruye ndetse ananabyamamaza, ndetse abanyamakuru benshi bakunze kumusabira ibihano bikomeye cyane kuri leta, gusa kugeza magingo aya ntacyo leta yari yabivugaho. Reka dukomereze mu karere ka Rulindo, nkubwire ko hari icyo RIB yavuze ku munyeshuri wakubiswe akajya kwa muganga bamuciriyeho n'ijipo. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Gitumba haravugwa inkuru y'umunyeshuri w'umukobwa wakubiswe bakanamuciraho imyenda ndetse bikanamuviramo no kujya kwa muganga. Ibi bikaba byabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Gicurasi 2024 ku isaha ya saa 3 zishyira saa 4 nibwo umwana w'umukobwa witwa Jeanne d'Arc Uwumuremyi yasanzwe mu ishuri yigamo ry'umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye akubitwa ndetse yakubiswe cyane. Bitangira ngo abanyeshuri bari mu ishuri barimo gukora imyitozo yo mu matsinda izwi nka group work, nta mwarimu wari uri mu ishuri nibwo umuyobozi w'ishuri wungirize ushinzwe amasomo DOS yanyuze ku ishuri yumva abanyeshuri basakuza, yinjiramo ajya kureba impamvu basakuza. Uyu DOS amakuru bwiza ifite ni uko yageze mu ishuri ryo mu mwaka wa 6 agahita abwira abakobwa babiri b'abanyeshuri ngo bapfukame, umwe muri bo ngo yahise amubona na telefone mu mufuka w'ijipo arayimwaka arayimwima. Uyu muyobozi yahise atangira gushyamirana n'uyu mukobwa, amufata mu mashati amujyana muri office, bivugwa ko yamugejejemo bakifungirana, bakomeje kurwanira telefone umunyeshuri ngo nibwo yakubiswe ndetse biza no kumuviramo ko ijipo n'inkweto yari yambaye nabyo byacitse. Ababonye uyu munyeshuri babwiye Bwiza ko yari afite ibibyimba by'inkoni ku mubiri ndetse ngo bamubonye amaze gutizwa igitenge n'inkweto za bodaboda n'umuyobozi w'ikigo wungirije ushinzwe imyitwarire muri iki kigo ahita ajya kwivuza mu kigo nderabuzima cya Buyoga. Bwiza ikimenya aya makuru yagerageje kuvugana na gitifu w'umurenge wa Buyoga yirinda kugira amakuru atanga kuri iki kibazo, abwira Bwiza ko byamaze kugera muri RIB ndetse avuga ko bamaze guhamagara umuyobozi w'akarere ibi byabereyemo. Dr Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabwiye Bwiza ko iyi case iri gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane ukuri. Ibi bikaba byaragiye bivugwa kenshi ko gutanga ibihano bibabaza umubiri bitemewe, ko ibikoreshwa rwose biba bigomba kuba byubahirije amategeko. Iyi ni Iris Rwanda TV, ni YouTube channel ukurikiranaho amakuru ya buri munsi. Icyo usabwa ni uko ukora subscribe ndetse ugafungura na notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bizajya biba byatambutse hano.